yisanze aryamye acura, imbaraga z'Imana zikomeho n'ugusenga, icyo gisasira abadayimoni bagucurikiraho, hahindura igicaniro cy'amasengesho. Wowe n'umugore wawe musenge, nimba utarashaka usenge, kuko ibyawe buri reka musuhuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza. we wakoze subscribe kuri Pastor Imana Ishimwe official. Imana ibane nawe, kandi nawe udukurikiye ari ubwa mbere umvuguwe neza, uhabwa umugisha n'Imana oherereye hose mu mpande enye z'isi, ku migabane igiye itandukanye. Umugisha w'Uwiteka Imana kuzeho, kandi Kristo Yesu ahindura amateka y'ubuzima bwawe. Nimba urwaye ukaba urwaje uwawe akaba ari ku gisasiro kwa muganga cyangwa mu gisasiro mu rugo iwanyu, twatuye imbaraga z'Imana zikiza kugira ngo zimugereho akire. Twese tuzafatanye gushima Imana ko hari ikintu gikomeye Imana yakoze. Ikaze rero mu kiganiro cy'ubwenge n'inzozi, niyerekwa Imana yaduhaye, aho tuganira ndetse tukanasobanura inzozi bantu bamwe na bamwe barota baryamye. Hari n'igihe umuntu arota ari kugenda kandi izo nzozi zikaba nziza. Rimwe na rimwe inzozi umuntu arota ari kugenda ni zimwe Habakuki yarose ati, nubwo uhagaze ku munara ibyo ubona ubyandike, ngo gutindaho bishobora gutinda ariko ntabwo bizahera. Imana ihabwa icyubahiro. Habakuki nawe arandika aravuga ngo mu gihe gikwiriye Imana ivuganye nanjye ko izabikora. Za nzozi urota iyo ushyizemo imbaraga, ugakora, ugasenga, ukubaha Imana, izo nzozi zose urota zizaba impamo. Birababaje kuba umuntu ariho arota ariko inzozi ze ntizisohore. Icyo Imana ibigambiriye ni uko izo nzozi warose nziza zisohora. Icyo Imana igambirira ni uko izo nzozi mburi kurota abadayimoni bagutera izitesha agaciro, kuko iri hejuru y'imbaraga zose. Iri hejuru y'imbaraga z'abarozi, iri hejuru y'imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni. Imana yacu iri hejuru cyane, yambaye icyubahiro cyayo no gukomera. Ntabwo ijya ikenera urumuri rw'izuba ngo yitwe uwera. Reka ni Imana yihagije, irera buri gihe. Nihabwe icyubahiro kuri kumwe natwe rero, kandi ikomeze kutugwiriza imbaraga. Rero mwifurije kumvuguwe neza. Tumaze igihe tuganira amagambo akomeye y'ubwenge, aho Imana iduhishurira ngo dukore tugire umugisha. Imana ikongera ikaduhishurira ngo twongere tugire ubwenge bwo kuyikomeza. Ibyo dukora byose tumenye kubara ibihe, tunayibwire twigishe kumenya kubara iminsi yo kubaho kwacu ku buryo bituma dutunga imitima y'ubwenge. Imana rero ikibigambiriye, igambiriye ngo abantu ngo bagire umugisha. Ndongera mbisubiremo, igambiriye wowe uyikorera ngo ubone umugisha. Umuririmbyi yararirimbye ni uwa 48 aravuga ngo imigisha yose yo mu gakiza k'Imana ngo kubw'ubuntu narayihawe. Imigisha rero irimo ni umugisha wa mbere bita umunezero. Umugisha wa kabiri ni umugisha wo gutunga, ukaba watungisha abantu benshi. Kuko iyo ureba igitabo cyo Kuva, Imana ibwira Abisirayeli, yari ivuye mu bice bibabwira ngo andi mategeko, ariko nanone irongera iravuga ngo nimugire umwete wo kunyubaha, ngo nzategeka umugisha kuba mu bigega byanyu. Murumva rya jambo duheraho ari naryo keyword y'ikiganiro kiyerekwa Imana yaduhaye, rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byani ko kujijuka. Ngo Kuva 28 ngo uyu mugisha uzabaza, uzagira umugisha ugenda kubera ko wubashye Imana. Nugaruka ugarukana umugisha, ariko kandi Bibiliya ikavuga ngo nutanyubaha iyi mivumo yose izakuza. Uzapfa ukenyutse, uzangara, ntuzigera ukira. Ariko umugisha w'abantu bubaha Imana ni ubuhe bwenge Dawidi yavuze ngo utwigishe kuba iminsi yo kubaho kwacu. Ngaruke ku kiganiro twakoze ejo kivuga ngo umukristo wese aragomba kugira ubwenge bwo kubara ibihe, akabara neza deta. Waba uri umusore ukabara utagendeye, ariko uyu munsi ubwenge bw'iyi si ni ubupfu ku Mana. Nimba ubara ngo ninjya gushaka umugore afite ikibuno, ari inzobe, ni byiza kwakabwiye no kubwira Imana ubwenge no kwibata Imana, nshaka umugore mwiza unyuze, utazatuma neshuka nkahemukira izina ryawe nkarikoza isoni muri rubanda. Ibyo nabyo ni byiza. Ufite akazi, wize, ufite nyasha, ari inzobe, ugasanga umukobwa nawe
umusore muremure wize wateruye ufite akazi n'imodoka n'inzu. Ibyo nabyo ni byiza, ariko ubwenge wagakwiye kumenya kubara ibihe, kuko hari igihe haza umukobwa kandi mwiza ariko udafite cya kindi cy'ingenzi ukeneye. Abantu benshi dukunda amafaranga, cyane cyane bamwe na bamwe tutavuze, si benshi. Ugasanga umuntu afite amafaranga kandi wa muntu waruje afite vision, big vision yo gushaka amafaranga. Iyo utamenya ibyo bihe ngo usome uwo muntu wawe, ese koko aragukunda ariko nta rufaranga afite. Ibihe rero urabisoma ati nubwo ankunda, hari igihe umuntu aba agukunda ariko nta vision afite, nta nzozi afite, nta n'ubwenge afite, uwo nguwo uramureka agatambuka. Ariko hari igihe umuntu agukunda ariko afite vision, wamutekereza ugasanga za nzozi zawe urota, ni wa muntu wazishyigikira nyine ugatera imbere. Ibyo bihe rero urabisoma, uwo ni wo mugisha wawe. Buriya umwami Ahasuwerusi yasomye imitekerereze ya Esiteri asanga itandukanye n'imitekerereze ya Vashiti, ngo amutunga inkoni, aravuga ngo ni wowe ugomba kuba umwami, ni wowe. Arayimutunga kubera iki? Yari umukobwa ufite vision. Murabizi abamisi bari introduce bakavuga ngo what I can do, I do this, I do that. Yego, Ahasuwerusi aravuga ngo ni wowe ugomba kuba umwami. Esiteri asanga imitekerereze ye basanga irenzi y'abakobwa bavuka ku bajenerali, basanga imitekerereze, utekereza umuntu wavuze seve bakimubona umwuka w'Imana ukamuzaho, abantu bose bagahishwa ntibibagirwa kumubaza ngo uri mwene nde. Ukwiye kugira imitekerereze ku buryo nta n'umuntu wamenya aho uvuka. Ariko uyu munsi umuntu arajya guhitamo ni ubuhe bwoko. Ubuhe bwoko ni ikibazo gikomeye. Ni umwuka uyobya utera abantu ubuswa, kuko twese turi abana b'Imana, tuva amaraso, tuzapfa. Kandi kuzimu umuntu utarakiranukiye Imana, agira ngo ngo nta migambi, nta kwihana bibayo, nta no gushima Imana biriyo. Ubwenge rero bwa hano mu isi ni ukubaha Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro cyane kandi irushaho kutugirira neza. Ubwenge bwo kubaha Imana, ikakwigisha gusoma ibihe, ikakubwira ngo iyi minsi ni uwo kubabara wihanga, uyu munsi ni uwo kunezerwa uzakiranuka. Impamvu nguhaye umugisha, uzakiranukira Imana, uzavuge ko nduwe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ubwenge wagira ni ukumenya ngo ubwiza Imana yamaye hari abandi yabwimye, iyi nzobe Imana yamaye hari abandi yayimye. Reka nirinde kuyihombera, nkomeze nubaha Imana. Hari abakobwa cyangwa hari abasore badashinga, kuko hari abeza hari n'ababi, mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Uvuga ati uyu muntu ni mwiza mu mubiri pe, ni mwiza, ni inkumi, ariko ubwiza bwe bwaramuhombeye. Byakabaye byiza uriya muntu ni mwiza mu mwuka no mu mubiri, kuko ubwiza bwe abuhagarika ku gatuta abandi bakobwa, abandi basore, abandi bagabo b'ibishongore bakavuga ati ndinde udahimbaza Imana, n'inzobe n'abahungu bari henge sayimu bari guhimbaza Imana. Uzirinde, kuko iyo umuntu ari mwiza arabimenya, bakanabimubwira. Ikimenyimenyi hari igihe umuntu aba ari mwiza akabigendera, cyangwa yanaba mwiza bitewe n'aho atuye nabwo akabigendera, biramenyekana. Rero ubwenge bukomeye ni ukumenya kuri mwiza Imana yaguhaye uburanga. Mu yandi magambo, ubwo buranga bugahimbaza Imana, ubwo buranga bukubaha Imana. Uzi ikintu Imana izakora? Izakongera iminsi yo kubaho. Ntuzigera ubaho wihebye, ntuzigera uba agatebo, uzahinduka umugisha. Iryo jambo, icyo cyanditswe cy'ubuhanuzi kizakugeraho, ngo izategeka imigisha kuba mu bigega byawe, uzabaho ufite amahoro, ntuzigera uhangayika. Ariko uyu munsi umuntu aramenya ko ari mwiza, eida akaba umunebwe, akaba indaya, akagomera Imana, agahombera Imana. Mwene data, uzirinde nimba ufite uburanga. Aba ariko tubivuga, ubwo buranga bwawe nibuhombera Imana. Ariko ibaze kwanduza uburanga, ugasanga umuntu yakubisemo icyuma. Mu minsi yashize hari n'ibintu biba bibabaje, duhora tuvuga ngo inzoga ni ikintu kibi, kirimo abadayimoni bakomeye, batera inyatsi, batera kwigunga no kwiheba. Inzoga ni ikintu kibi, kirimo abadayimoni batera gukenyuka kw'abantu, batera guteranya famiye no gutandukanya amafamiye. Inzoga ni ikintu kibi. Minsi mikeya ukumva ngo umuntu ngo yanyweye inzoga ngo aba yarangiye. Mbese uwo muntu ageze ikuzimu. Arinde mwene da, sanga umwana w'umukobwa aranywa Heineken 12 agakarito ngo bateze, ari mu kabara kirirwa byina, wamugera ngo abarokore n'amadage. Menya ngo wahombeye Imana.
kandi iminsi yo kubaho kwawe uko uzajya ugenda urushaho gukura uzajya ugenda urushaho kubabara no kwicuza. Byaba byiza rero igihe gito usigarana ukagikoresha wubaha Imana. Ukikubwira ko ubwiza bwaguhombeye, buri wese aragushaka kubera yuko wahindutse agatebo. Icya kabiri kikubwira ko wahombewe, uzarebe iyo wahombeye Imana ufite uburanga bwiza, uri umukobwa uri umusore, umusore atera inda akazihakana, rimwe na rimwe agahora azerera, umukobwa akazikuramo, hari umunsi wazayigwaho cyangwa ukayigwaho. Ni byiza ko uburanga bwawe, uburanga Imana yaguhaye buhimbaza Imana, ukajya uvuga ngo wite ndagushimiye ko wangize mwiza ukamuburanga, kandi ikindi ndagushimiye ko ubu buranga butaramba. Nabonye umwamikazi w'Ubwongereza apfa, ngereranya amafoto y'abiri yo mu bukumi bwe no mu gusaza kwe. Elizabeth ndeba yari mwiza akiri agakumi, ariko mu gusaza saza azana iminkanyari. Ubwo buranga igihe kizagera, kuko hari igihe cyo kuba mwiza, hari n'igihe cyo kuzana iminkanyari. Ibyo wakabimenya. Noneho hakabaho n'igihe cyo gupfa, bagiteri zikakurya zikarya bya bintu byose nuko utibwiza ukuri. Ukabata ariko uzavuga ati uburanga Imana yaguhaye bukuvuyeho, kuko buzakuvaho uzana iminkanyari. Bukuvuyeho ari ubuhe bwenge wabukoresheje ngo bwibura bukungure mu gihe kizaza cy'ubugingo, nk'uko nahoze ngo abera b'Imana tugira icyubahiro, tugira amafaranga, tukabikirwa ubugingo buhoraho tugeze mu ijuru. Imana itugirire neza cyane. Uvuge ngo ubu buranga Imana yamara nabukoresheje iki? Ubwo nabwo uburanga Imana yaguhaye wabukoresheje iki? Buguha ubwenge, bukaguha inzozi zo kuzakorera Imana. Wibaze nawe, wibaze neza, wisubize. Numara gusaza wazanye, ntabwo uburanga buhoraho, ntabwo buhoraho, amafaranga ntahoraho. Nawe wibaze ubwo butunzi Imana yaguhaye biramutse igihe simbikwifurije. Hari igihe umuntu abanga urebye ubutunzi mfite sinzakena. Sha ni ukuri, ubutunzi bwitera amababa, buva kubufite bukajya kutabufite, cyangwa bukagenda bukazimira bukarangira. Uwari umukire agahinduka umutindi nyakuye, uwari umwami agahinduka umwarimu, umwarimu agahinduka umwami. Ibyo twese turabizi ko hari ihindura ibihe igahindura amateka. Wibaze uvuge ngo iyi modoka Imana yampaye ngo sinahaba, uramutse utayifite byibura iyo nta kintu kizima wayikoresheje, sha ubaho wicuza ukaba iyo menya nkajya nanga rifute. Kandi nawe hari igihe Imana igucisha mu bihe byo kwimwa rifute, kandi nawe utarayitanze abantu ukabajajiga. Uzi Imana iri kukubwira ati ubutaha nongeye kukugirira amahirwe uzongera ubikore. Bwire n'abantu ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka, kikongera kugira ibibabi nk'ibya mbere, kigatontoma neza, kikabasawa. Ariko se urebe ibintu Imana yaguhaye, ubwenge n'ubu ujye umenya ubwenge bwo kugendererwa, ukavuga ati byibura hari umuturanyi mfite amafaranga yarandenze ari ku mabanke, hari umuturanyi wabuze minerivare ya 15, hari abana. Ibyo bintu ujye ubigira. Bya bintu Imana yaguha irinde byo kuguhombera ngo bihombere Imana. Mbona buriya iyo umuntu ataramenya Imana, ndabakunda cyane buriya bariya abantu bataramenya Imana, nibo banjye, niyo mbabwira kenshi ni nabo banyumva. Abakristo busanga uramubwira filozofi reka reka. Dushimira abantu batwandikira bakatubwira ati ni ukuri wavuze ukuri, niko kuri kuriho, kandi ugasanga ati sinyijijwe, ariko nanjye ndashaka gufata ingamba, tukabona uburyo tumuganiriza. Uzasanga aya makipe yacu yo mu Rwanda ari APR, Rayon Sport, harimo abantu bayakunda ku buryo bifuza kuba inyungu muri izo kipe, bakazikunda. Aho umuntu yiyahura kubera ko ikipe ye yatsinzwe. Niturabona abantu biyahura kubera yuko bafunze insengero, kubera yuko hari abantu bari kurimbuka. Ahubwo tubona abantu ngo nakase nitwasengana, ngo na pastor asigaye yinywera inzoga, nanjye ndinde wo kutazimwa. Ugasanga ari guserebura icyo kintu. Ikindi mu makipe bari abantu aritangaga bati ngewe ndagura umukinnyi wa miliyoni 30. Niturabona umuntu mu rusengero banabatera amabuye, uvuga ati byibura ngewe ndagura ibikoresho by'abadiyakoni bajye bakora isuku dukorera ahantu heza. Ahubwo batangiye kwigisha ku matura abapasiteri, ngo bariya nabo n'aba amafaranga gusa.
si tuvuze ko hatari abatekamutwe baza bakanayagukuramo bakubeshya. Icyiza ni uko umenya ibyo bihe. Ese uri mu bihe byo gufasha umurimo w'Imana? Uri mu bihe byo gukorera Imana usura abarwayi? Uri mu bihe ibyo bihe urabimenya? Nimba kandi ibyo bihe iyo ubimenye byo gukorera Imana bikuvana muri bya bihe ndetse bikanagukuraho umwuka wo gukorera Satani n'abamukorera. Niba umuntu abona amafaranga agahita abona ko umugabo bashakanye bataberanye, ya mafaranga akajya yafata akayaha abasore b'abapfubuzi. Niba umugabo abona amafaranga akabona ko umugore bashakanye bataberanye, agahita ashaka utwana duto, utwana duhiye, namwe murabyumva cyane, akagenda kuyahisha ibidafite umumaro. Bo ibyo bihe mubwire ngo nibizagira gute? Bizarama. Ati kuri Saint Valentin ngomba gushaka umwana. Reka nkubwire ibihe byiza byo gukorera Imana. Muririmbyi we yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka binarura mu magarara ngo bikangegerezaho Yesu. Ibyo bihe rero ubibarisha ubwenge bw'Imana. Birava ngo ninde ubuza ubwenge ngo Imana ibumuhe, ninde ubuza ubwenge Kristo Yesu amugirire neza. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ndifuza kukubwira ngo ibihe by'Imana bibe ku buzima bwawe. Ndifuza kukubwira ngo ubwenge bw'Imana buzana inzozi zituruka ku Uwiteka, ibyo bibe ku buzima bwawe. Nubona amafaranga ugira iyerekwa rikomeye ko wakubaka ikigo cy'imfubyi, ukazanabona abaterankunga, ni nako umugisha wiyongera, ni nako Imana irushaho kukunezererwa. Nugira amafaranga bati ngewe miliyoni 100 zo kugura imodoka yo guhinda, nazubakamo ikigo gifasha abatishoboye, nkabigisha imashini, nkaguramo imashini, wenda uwo murange nawe ukazawibukirwaho. Izo nizo nzozi z'abera. Abera bagira inzozi zungura Imana, abera bagira inzozi zungura famiye, zungura itorero. Ntabwo abera bagira, nubona umuntu akakubwira ngo ni uwera, akakubwira ngo ni umukristo, akakubwira ngo yarakijijwe avuka ubwa kabiri, ariko adakora imirimo yo kwera, adakora imirimo y'Imana, kandi afite uburyo, atazi kubara ibihe, uwo nta bwenge afite, ni uwa Satani. Gusa arabikora mu izina ry'Imana, aragenda mu izina ry'Imana, ariko umuyobozi we ni Satani, kuko Imana buri gihe iyobora abantu ibigisha ubwenge. Ninde ubuza ubwenge ngo abusabe Imana kwitanga itimana? Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Abera muririmbyi wacu naririmbye ngo icyama ngo abasenga ngo bakazajya mu ijuru, ngo icyama ngo abaririmbyi bakazajya mu ijuru, ngo icyama ngo abadiyakoni bakazajya mu ijuru. Arangije ararahira aravuga ngo ni ukuri hazagerayo abera. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ngo kandi ikindi cya kabiri ngo wikumvire ibishuko by'umwana. Umwanzi aragushuka akakwereka atayi. Ariko reka nkubwire, najyaga ngirirwa amahirwe yo kujya gusura abarwayi kwa muganga. Uriya abarwayi ntabwo bakenera ibitangaza, bakenera umuntu ubafasha. Niyo umuhaye agasabune k'100 yarigeze kukiha kanarenza, aragushimira ukanamusengera. Abantu bakora uwo murimo Imana ibahe umugisha. Ni ukuri Kristo Yesu abagirire neza cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Hanyuma abarwayi usanga umukobwa mwiza wa wundi w'igishongore wiryaga yumva yuko amanitse ukuguru ngo Imana imbabarire gusambana, akabyatura kandi imbere y'ubimwatuza yari kuguhitana. Ugasanga umugabo Imana imbabarire narahemutse, ukabunga ati reka tugusengere, Imana iguhaye amahirwe ya kabiri. Hoya Imana inyereza ubugingo aho kugira ngo mbabazwe nkabona nuko abarwayi bari kugera gutaka, ariko wamubona agenda mu muhanda atarwaye. Imana itugirire neza. Ubwenge ni ukumenya gusoma ibihe. Imana yaguha umwana waramusengeye ukamuhoza mu nzu y'Imana, ugahora usenga kandi unako. Iyo tuvuze guhora mu rusengero ntabwo tuvuga yo kugenda ngo tuba yabanera ubwenge. Ariko uyu munsi umuntu arabona umugabo yaramusengeye, yaruriye imisozi, yaramubumbye, ariko njya ngaruka kuwo wabumbye n'abatu icyo wabumbye n'ubundi nicyo wakiriye. Ariko twivuge uwamusengeye yamubona akabatereka reka nakigira isuku, nakijya no mu nzu y'Imana, nazi gusoma ibihe. Umugabo rero wagiriyeho umwana arakwanga, n'Imana yangi abantu bagira umwanda bajagarika ibyaro. Arabona umwana yaramusengeye kumango pastor ngo rega urubyaro, ngo rega umugabo yambujije, kandi umugabo yagukuye mu rusengero. Umugore nawe umugabo wamugera ngo rega madamu wanjye nagikunda ko nza gusenga. Reka mubwire nawe ujye ubitekereza ko wabisengeraga ukaboneka ugahiga imihigo myinshi kutazabura mu rusengero, byagenze gute?
mbwira nimba utaramenya Kristo uri guhomba. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Ijambo ry'imbaraga rifite ubutware n'ubushobozi. Nibazagushuke tuvukira mu madini ameze nk'amashyaka ya politiki, aho umuntu ashaka kukwemeza ibye akakubwira ariko reka nkubwire nge sindi kukwemeza. Yohana 14 niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Bakwigishije ko ngo Imana itabya, icyo cyonyine barakubwira ngo Imana ibyara gute. Ariko iyo filozofi ni iyi. None se umuntu we waciwe umutwe n'ingurube we acungura abantu gute? Yitwa intumwa y'Imana gute kandi ingurube ari ikizira? Hatagira umuntu unera amabuye. Ukumva abantu bari kuri deba ngo Imana sirabyara, ngo Yesu n'umwana natwe yaratubyara. Bibiliya avuga ngo natwe yaratuzuye abari bapfuye tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, iduhindurana abazima na Kristo. Kera amateka avuga, na Korowani irabivuga, na Bibiliya na Katifu irabivuga, na Bibiliya yera irabivuga ngo kera igitambo ngo cyari inuma y'intungura ku mukene, ngo ariko igitambo Kristo yatambye ku musaraba cyadukuyeho ibyaha, turidegembye. Umwenda wari ukingirije ahera utabukamo, buri wese yigererayo. Rero ndakubwira ngo umenye ubwenge bwo kumenya Kristo, umenye ibihe byo kugenererwa n'iki gihe, ngo umenye Kristo, umukorere, umwuka wera kuzeho, nawe umuvuge, ucungure ubugingo bwawe. Wiba mu ishyaka, umuntu ashobora kugushyira mu ishyaka akajya kubwira ati iri niryo rya mbere, tukamenya amahame yaryo tukumva ni iryacu koko. Ariko mu ijuru abakristo, abazi Imana yabo, abari kuri urwo rufatiro barazwi, bariho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Ariko guta amadini dushuka akatubwira ati uyu nguyu niwe twizera, ariko Kristo waravuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi ikimenyetso watuye Kristo wese guhera uwo munsi agira amahoro, mu rugo rwagira amahoro, niyongera kurota acuramye, niyongera kurota agenda, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka mbabwire inzozi rero. Ni inzozi umuntu arota ariko nanone agahita azisanga. Ugasanga umuntu yaryamye yarebaga aho uburiri bwe bureba nyine neza, ariko ugasanga abyutse asanga yicuritse. Uwo mwuka ni umwuka mubi ukuriho, umwuka w'abadayimoni. Imbaraga z'umwijima zigutera mu bicuko bya nijoro, ni umwuka ugendana na ba badayimoni umuntu arota bamusambanya. Kandi ni umwuka wo ku gicaniro, ni abazimu babi cyane. Urasabwa gusenga. Wari uryamye, nigeze ngira umuvandimwe, umwana wabo abarozi binjiye mu nzu. Ibyo byarabaye, binjira mu nzu bamuterura hagati, ari umwana mutoya, bamuterura hagati, baryamye baramujyana nijoro. Irondo niryo ryamugaruye, sinzi ahantu bamugaruye bamuvanye, ariko abazimu baramutwaye, ntibabimenya, bamusohora mu nzu kandi inzu ikize. Urakwiye gusenga Imana ikagushyiraho ubudahangarwa bwo kudahangarwa n'imbaraga z'umwijima. Imbaraga basi kubera ko ukayibwira ngo Mana niwe utubera amaso, wowe ubwawe ni wakwibera amaso ngo ubishobore, ariko ubwira Imana ati mbera amaso. Wari uryamye, umwana wawe yararyamye, wamuryamishije, ariko usanga yacuramye. Cyangwa umutware wawe, hari n'abagabo bibaho, ugasanga umugabo yaryamye neza, aryamye ariko yacuramye, yisanze yacuramye, aryamye acuramye. Imbaraga z'Imana zigukomeho n'ugusenga. Icyo gisasira abadayimoni bagucurikiraho, hahindura igicaniro cy'amasengesho. Wowe n'umugore wawe musenge. Nimba utarashaka usenge, kuko ibyawe buri gihe abadayimoni bazajya babicurika, bongere babicurike. Abantu bakubone nk'umwiza, none ejo bakubone nk'umuntu mubi. Ishuti usanga bene uwo muntu uteye gutyo, nta shuti amarana kabiri, nta kazi amaramo kabiri, nta munezero amaramo kabiri. Bene abo bantu gasanga ubwo buriri bwanyu Satani arabucurika. Uyu munsi mwiyunze, wahakanye ejo waje, wongeye wamubabariye. Icyo nicyo kintu Satani aba yateye ku buzima bwawe. Icyo gisasiro rero kibe ni igicaniro cy'Imana ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu, icyo gisasiro aho uryama haba imbaraga z'Imana, uhabonera iyerekwa, Imana ivugane nawe, apana abadayimoni bavangire. Hari ibintu Imana ibigiye gusohoza, Satani akaba arabicuritse, araje. Rero urakwiye kuba maso. Sometimes abantu baryama badasenze. Imana yabahaye uburiri, ni musenge. Mutarabubonaga nimwasengaga musa, ni musenge, ubwira Imana ati Imana ndakwinginze izimbaraga zinera mu bicuku bya nijoro, natuye fire, natuye imbaraga, natuye ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Mu izina rya Yesu, Imana iguhe umugisha, amateka y'ubuzima bwawe ahinduke, icyubahiro cy'Imana kikugaragareho. Imana nikureke, nigute, nigutererane mu izina rya Yesu. 0788 no ni 0788 4 6 3 7 6
8. Ndabakunda cyane, imbaraga z'umwuka wera w'Imana zikorane namwe, icyubahiro cy'Uwiteka kibane namwe iminsi yose yo kubaho kwanyu kose. Warakoze guhitamo ikiganiro Ubwenge n'Inzozi. Ciao ciao.